ubwo yirukanamo umwana rero ngiye birimo birananca ahubwo ni imyumvire mike yawe ufite mu mutwe wawe cyangwa n'uwifite gute ngewe igihe naruhanye umwana uri kunera inda nkajya kwishakana wimbwira ngo none se ubyaye umwana oya ibya none se umwana batsikatoya tubare neza tubare neza akagaruka muri se amaga ashingiye kuki siwe mfura yawe ufite nyine ntabwo ari mfura yawe ufite abagore ni mwigizi ibyo abagore ntabwo bizi uzagenda urindagira mu bagore mpaka ibyo umugore washatse uwo ni umugore wawe ngenda ashaka umwana wanjye noneho ndebere naje kumubaza umwana wanjye nawe akambaza umwana wanjye nyine ni kukubaza uwo fisito wanjye ari he noneho nyumvira ndi na yacyo cyanzinduye kandi ngiye nshaka fisito wanjye ngenda ashaka umwana wanjye nta kindi kintu nshaka sinkubeshye umwana yandaje ijoro burinda bucya mbwira ngo ndashaka data Mana ya Burahamu na Isaka na Daniel na Yakobo sinabona ibyo wongeraho ni Daniel igihuru twararanyemo nagoranaga n'abagore bawe ihangane ukigomba kuba gasubira zamuka kimo hano no gitabye ngiki Mana yo mwijuru nibi byanzengereje burya nibi ngibi nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora inyata ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di kunzi wacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuza mbivuze gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi ndi kumwe reka mbita umugore n'umugabo kuko burya abantu yababyaranye haba hari ikintu kibahuza cy'umwana ndi kumwe na papa Fisto ndetse na mama Fisto tugiye kuganira ku byabaye ngira ngo mwumvise uburyo mama wase yatuganirije ikibazo yagiranye n'umuhungu we ahubwo tuza gusanga umuhungu we ari wowe bitubwiye nabe Fisto uko yadusobanuriye siko mama we byagenze uko yatubwiye uko biri kose hagati ya Fisto na mama we ubwo twumvise nyine uko bimeze hanyuma rero papa Fisto yifuje kuganira na mama Fisto ku kibazo cy'umwana wabo kuko kugeza kuri ubu ngubu umwana wabo nta makuru nge mbifite wenda bo barabizi uko abayeho ariko reka tuganire nabo hagati yabo nk'ababyeyi b'umwana bagomba gushakira umwana ubuzima bwiza akabamo kuko bose bariho ntago umwana yabaho nk'inzererezi cyangwa abeho nk'imfubyi kandi afite ababyeyi bombi reka tuganire kuko ni ikintu kibahuza nubwo mwatandukana guta umwana ubwe ni wubahuza umwe akomeza ubuzima bwe n'undi ubwo ari ku mwana hagati abari hagati yanyu mwembi uko muri babiri ubwo rero nashakaga kubaha ikaze hanyuma bakatubwira kugeza kuri inshuro Fisto bakatubwira ahantu ariko ari babiri kuko nibo ibibereho ya Fisto nibo ireba reka mbaze mbere ikaze hanyuma badusobanura mama wase ko yifasha gutyo ntabwo nareka kwifata uko nguko kuko hari ibintu uri kumva ukumva bitakunejeje mu mutima wawe Papa Fisto tuguhaye ikaze rero. Keza murakoze. Murakoze ko mikaze. Ubu nanjye hari ibibazo mumbaza nkumva binandenga. Ubu mbanjenje mu rugo rwanjye rukuru. Ntago ari mu rugo rwawe. Kugira mama uze mu rugo rukuru. Vuga ku mugore wanjye ntago ari mu rugo nyine ntago ari mu rugo rwawe. Nyine vuga ku mugore wawe ntago ari mu rugo rwawe. Nta icyo buriya ikinyarwanda cyo kiragora. Hani kwa papa wase ntago ari iwawe. Ndabyemeye. Okay. Ariko nyine nawe mbanje kwimenya mbanje kumenya kuri umwana wanjye Fisto ibyo ngibyo ntabwo nabikubujije bro urumva mbanje yego ikintu abantu bakeneye kumenya Fisto abahe ari kwande bakeneye kumenya impamvu wowe twodoruka waranze kumwakira ese kumwakira uriya mugore inyamaswa umeze kuri aho naga byakunda tukagaruka kuri mama wase uvuze ngo ndashatse umugore inyamaswa mfite umugore inyamaswa ntabwo yamwemera ndamubuha Shikiza sura mama. Kandi nanjye ugomba kumumara ibyo byanzanye nje kumenya amakuru ya Fisto. Ngushatse kumenya ngo iki? Dore ukuntu byagenze. Umwana yangezeho. Ibyo byagenze wowe nyine sobanura Keza. Ibyo gushaka kwawe ejo ushaka ntago bindeba.
wese abanura Keza uko byagenze. wahise nkahera kuri wese inde ahubwo Keza aratamwibwira mana ya Buramu na Isaka. uwo mwana yaraje kuko araza aje kureba papa wiwe sibyo mwarabizi mwarahageranye numvise aje kureba papa we papa wese si waramwakiriye se bo nyine waramwakiriye akimara kuhagera sibyo ariko umugore nashatse aragatsindwa ibintu yankoreye nta mateka ndetse kuri kwivugira amateka utazi uko umwana yasohotse mu nzu gusohoka mu nzu ngewe ngeze ambwira yuko aje kunsura ariko no kunsura umugore nashatse ntiyabyakira neza mbona ibintu bibi washatse wakangaye se ubundi papa Vizito washatse wakangaye sekuru mfite yaramaze kunyanga no tumaze gushwana n'iki n'iki ariko nta mugore mfite ngewe zezengeye mu muhanda nahuye n'umugore twakundanye ariko ngo afite imyaka na 70 ariko uriya mugore ntacyo twabiretse ko ariko arakugezayo washatse umugore bwa kogeze w'imyaka 70 gusa nanjye ndashaje ariko se gusa umugore wese ni umugore ariko ubu nishakiye nta kibazo ufite nta kibazo mufitanye hanyuma ku mwana wanjye se cyembwira umugore akimara kugirana nawe ikibazo avuga ati ntago nakwemera kunza n'abana nanjye ubwo nimbuzanya abana bawe natanye ni silibateri bavuga byita ngiki n'abamariye ni ukuvuga ngo ikibazo okay ubu muri abajeni mariye yego ntabwo ikibazo ari uburyo tubanyemo ntabwo ari ikibazo cy'uburyo mubanyemo ntabwo nakubajije isahani ubu muba mu nzu muri abajeni mariye na Fisito wanjye naruhanye imyaka yose ufite aho ugaramye yego ntabwo ikibazo si icyo tuvuga ngo ufite aho ngaramye ufite aho ugaramye nyine kubera ko yarangezeho ushaka undi mugore Asiya koko urongera mugaruye uzi ibintu yajyaga nkoreraho ubona ifitiye se ntabwo yuvuza Afiya ubu nanankubise ntabwo ari Afiya na Asiya na Asiya ni iyo nza ni ibya Asiya rwose urabivuze ubwonko burahindukira wihindukira bugwa ntabwo nibagiwe hari ibyo bagiye gute Asiya ahantu yarangejeje ngo nazanye umukuru unyubaha ukanyubaha se akaga kwakira umwana wawe umwana sarihe rega buriya nabyo azashyira umwana ko yambwiye ko yahuye na nyina akambwira ati mama reka nzane papa nkamubwira naho ngaho muzana ntabwo ari kwa Sikoro bimeze bite ko aricyo kintu nshaka ariko buriya ni uko wenda abagore mutiyizi umugore wese ntabwo ari abagore bose ntabwo ari abagore bose icyo kibagirwe umisa bigiraho ikibazo buriya kintu binsaba mbese ni ukugenda gutya ni padere turu ni uguhita ugenda ikintu binsaba umwana wanjye yaramubonye Fisito sibyo ubwo yamaze kubona Fisito sibyo akaba yaramubonye icyo bisaba nasaba ko nzamwicaza hasi nkamuganiriza yenda Fisito ari hese mbere yo kumubona Fisito ari kubaza ni ngiye mubaza siko nanjye muheruka ubwo none se papa Fisito cyane umugore wawe mwangana urabizi ko namugusiye nkavuga ni nk'umugabo uraza gukemura ikibazo reka bijya byarangiye nta kintu bimariye Fisito aravuga ati hanyuma si umushora ahomba ko hazi kutamunzaniye reka nanjye nigende njye kureba uko ko nawanga icyamuvuye mu nda ubwo rero urabona Fisito nyine ko nawanga icyamuvuye mu nda iyo ubona yuko umwana yanzwe na mukase ukamungarurira ko yari avuye hano yanesheje umutwe ari kumbwira ati ngewe ubu ndagiye ubwo Fisito tumubarize ngo ibyo kumbaza Fisito ngeraho yageze amura ngo wamwirukanye uburyo wirukanamo umwana rero ngiye birimo birananca ahubwo ni imyumvire mike yawe ufite mu mutwe wawe cyangwa n'uyifite gute ngewe igihe naruhanye umwana uri kuntera inda nkajya kuyishakana wimbwira ngo none se ubyaye umwana oya ibya none se umwana batse toya genda gake muhana umwanya nyine genda gake nyine nyumva neza ndakumvamo iki waretse nkagusobanura ngewe nge naje nje kubaza umwana wanjye ibyo bitanye ngo ninde kunyumva uje kubaza umwana yego uje kumubaza iwawe uje kumubaza ngewe umwana ngeraho yambwiraga ngo wamwirukanye noneho kumwirukana kwawe ese warobuze iby'umuha mwari mupfuye iki kwengeze wongeye ambwira ngo wamwirukanye nubwo yaje nubwo yenda nanjye sinigire mwiza bitewe nuko yaje asanga mukase mushyashya sibyo akaza asanga mukase mushyashya batamenyeranye aho nagwamagare bamariye iki kibazo numva ariko nihira nyine arwaye akwaye wambaye ijambo undi uburyo wirukana umwana niye mpamvu uburyo nirukana umwana namwirukanaga iwawe se cyane namwirukanaga ku magambo yaramaze kumbwira ariko nera igikomere ikibazo ni iwanjye ikibazo no kwirukana umwana
nese namwirukanaga iwawe ko ari cyo kintu ndi kukubaza ndi kukubwira ngo buretse gatoya keza uyu muntu ngiye ikintu naje nje kumwibariza nyine reka maze nanjye ngira ngo nyera makuru y'umwana wanjye reka gusobanurira nyine reka maze ngo baza akabazo nese yansobanurire nambaze nakubaza we nsobanura numva washatse si yego ibyo mwankoreye na siya murabizi nese ko nawe mushatse ni ikibazo ariko ibyo mwankoreye murabizi ndashaka wenda urwara ngo ntakubaze akubwiraho umwana wawe nawe ati nanjye mbwira ahantu umwana turamenya umwana ari kwande icyo nakwibwirira ni kimwe njyewe umwana ngeraho mwumvise njyewe umwana ngeraho yambwiraga ko nyine mwirukanye angezeho umugore mfite nawe ati reka ntabwo wanzanaho abana nanjye mfite abana nataye mwumvise niba utanye kuzana abana bawe nawe ndizanira abanjye yego izo mpaka twazigiye cyane ubwo rero bitewe niyo mpamvu nawe mvuze se ko umugore umwana yageze mu rugo umugore akamwanga sibyo none mbigenze ni umwana mbwa ati rero papari aho kugira ngo ngiye nsige mbateranyije mwese ndabona umugore atabishaka ko ninjira mu nzu mbaye ngiye ati ubwo imana izanyerekeza niho nzagera niyo mpamvu nje kubaza mama wiwe mwaze se umwana ko yangeze ambwira ngo wamwirukanye warumukanye ajya he niyo byangenzaga none nawe atangiye kumbaza ngo nagusubiza kumbwiraho umwana finale kugira ngo ave mu rugo hano umwirukanye nanjye kungeraho ibibazo nagize arabizi ibyo bibazo ngiye mbiziranyeho namwe ku mwana yambwiraga ngo nindeke ngo papa we ngo garuke mu rugo ugaruka no mu rugo tubatse ushobora kubundusha amakuru y'umwana nyakurusha gute urayandusha nyakurusha gute akabura nikaboneka ni nyina w'umuntu sibyo nimba yageze mu rugo agasanga mfite undi mugore yamwe guhita agaruka kwa nyina hanyuma se ko wari uzi ko umaze gushaka undi mugore washukaga umwana kugira ngo aze kukwirukanga nyuma kugira ngo bigende bite umwana yarambwiye waramushutse ndabizi ko wamushutse umwana yarambwiye ngo njyewe ndashaka yuko papa agaruka hano kandi uragaruka mu nzu tubatse uragaruka mu bana utasize uzi twabyaranye ni Fisito kandi na Fisito nawe uko wanyirukanye urakuzi ushatse imara kangahe imbaraga 3 warambwiye ngo nta bushobozi ufite bwo kubana nanjye ngiye no gushaka ndakubwira ngo njye nimba nta bushobozi ufite bwo kubana nanjye reka ngende nirwarize nabonye undi wamwunze yego ndabyumva twabyumvikanye cyane hanyuma y'ibyo rero kumbwira ngo asiya ngo iki ariko ngo gushaka ushatse kangahe ibintu byose uvuze ni ahantu wigurira n'umwana wanjye nyeneye umwana wawe ukeneye kandi aramukuye hano yarambwiye ati mama ati reka papa garuka hano mu rugo nkamubwira se urugo agarukamo n'urwe ni urwaswo ni urwande n'imiruho twaruhanye urayizi kugira ngo ngaruke iwanjye urakuzi ndi kugutindira gute ikintu cyanzanye dore ni kimwe umwana ukimara ngo kumwirukana sibyo nyeneye amakuru ye ndamubona ubundi bindi binarangire yewe umwana yangeze ambwira ngo wamwirukanye nyine mwapfuye utuntu turi aho tw'abana n'iki n'ababyeyi ntabwo nshaka no kubimenya sibyo ariko iminsi iciyemo ni myinshi nyine amakuru ya Fisito ukeneye amakuru ya Fisito nta n'ibindi ubundi se reka mwibarize hirya yo kuvuga ngo uri gukenera amakuru ya Fisito njya kuvuza twaravuzanye ahubwo sura yashite mbere na mbere mumuhemukira byari bihari wamaye amakuru y'umwana wanjye ibindi tukabyigura avana ayo makuru y'umwana waho ngaho nyavanaho guteze kandi ariyo yanzanye ngo nzanye amakuru y'umwana wanjye uheruka utera inda ugaruka umwana yamenye kwa saho hari muramuhumanyije ndarwaje ndakubaza ngo ibinyomoro ngo reka data nkakubaza ngo ufite iki ngo reka data ngo ukeneye amakuru y'umwana wawe uyakeneye iwawe se cyangwa uyakeneye kwasko nyine uyakeneye iwawe uyakeneye kwasko ariko kuzabura ibintu byarangiye ibyo bintu byararangiye ahubwo n'igigezweho ahubwo reka rero mbaze nkubwire mbere yo kunzunguzaho ibyo ngibyo uri kuzunguza ahubwo ngewe ndashaka ko naje nje kubaza amakuru y'umwana wanjye urabaza iki se nyine uri kubaza iki guteze ahubwo se papa nyine uri kubaza iki urayafite amakuru ni uko umwana yambwiye yuko ashaka yarambwiye ati waretse papa kaza mu rugo ndamugana urugo ntabwo ari urwaswo rufite nyirarwo yego maze kumubwira ngo rufite nyirarwo arambwira ati none se waretse papa kazamo hano ibyo ntabwo byakunda
araje arambwira ati rero nimba papa atari buze ahangaha ntabwo biri bukundi. Ndamwanire wowe igire kwaso nari nzi ko kibana na siya urumva. Nyuma yabwo numva ngo yashatse undi mugore wowe uri muri ndarashatse yego ugiye guhara muri ndarashatse icyo cyawe icyo cyanye nano burana kigeraho ni kimwe cyanzanye ari kugusubiza ibidahuye. Ikibazo cyane ntabwo cyakuzanye mbwira amakuru ikibazo cyane wanjye ukanzanamo ibyakera uramugabura se saa sita nimugoroba ntabwo byanavamo dore kuri icyo nyeneye urambura ngo Fiston hari na beterave sanzane mu kabido byibuze igihe yari arwaye ari kunihira hari ay'umuvuzi wamaye ni igicuri kumbwira nimba arasenze Imana n'Imana ikagira icyo ikora mbese nuba tutakayiza urubanza mbese uyigiseze senge nimba narasenze Imana ikagira icyo ikora ayo nasenze arahagije abamfashije barahari cyane rwose simbigaye nawe urarindagira kubera ko nanjye ndenda nuko si yakurindagije nanjye nshobora kuba nanjye nari muzima. Ikintu ndi kwibaza uri kubaza mu wase mama Fiston umwana nawe akajya mu bindi umwana turamenya ahari ntimuza ahari yaratakaye yarabuze baramufunze ngewe kuri nakwihera ntago nagiye guhaguruka ari uko mama wese natubwira ahantu umwana ahubwo ngewe umwana icyo gihe agera mu rugo umugore akamwanga akanaga ko yinjira mu nzu ariko akanamwanga ariko se we ni mwizi ko akanamwanga Fiston ubwe ansura mu rugo nyine akanamwanga oya wimbwira ngo akanamwanga nyine nyumva neza ko wagiye ubanza ukananyumva ubundi we angera mu rugo ntago yaje yamamagaye ngo ananiguze ngo mbanze mbwire n'umugore ngo mbanze mbwire umugore mubwire ni umvise umanze mbwire umugore ni umvise wimbwira ngo wimbwire umwana uje kugusura angeraho ansanga mfite umugore umwana yarambwiye ngo akwita ngengwa nazanywe no kukubaza ngo ikibazo mubaza ngo kucyumva ndikubaza ni ngewe hirya yuko umwana yaje mu rugo umvise agasanga mfite ikibazo n'umugore yenda ninjire mu nzu umugore akamwanga akagaruka mbwira ati mwanga ashingiye kuki siwe mfura yawe ufite nyine ntabwo ari mfura yawe ufite abagore ni mwigizi ibyo abagore ntabwo bizi uzagenda urindagira mu bagore mpaka ngaho ikomereza ariko se uriya waranshajisha uriya wazanshajisha bamugana afite ubwenge cyangwa anwara neza pe ntago arambwira na bimwe byanyu mwajyaga munangaraguza agati yenda yakugaraguje agati ko twahwira ukuntu leta hari agati nakugaraguje ariko mu gihe cyanjye nawe ugiye ko twagacishijeho karahanyuze ese nikahanyuze ariko umuntu yakubwira n'undi kataciye mwabantu mwe ko twakundanye nakubwira ngo natwe tukambwira ngo ibyo ntabwo bibashije ko nawe ugarura ibihe inyuma abo tuvuge ko tutajyanye reka ayo magambo yawe ufite ikintu ngewe nyirankwibariza ni amakuru mazima amakuru nkeneye ni aya Fiston amakuru mazima cyane ubundi imitira nitayara ruzungu ukimara kuyama n'urucabana ndahita nitayara rwose nimba ngo amakuru mazima mu gihe utarayamagwa ahubwo sinzi urambwira ngo nanjye ntawe nzi ahari cyangwa se umbwire ngo hari aho wamutumye cyangwa se umbwire ngo muri vakansi wamwohereje kwa ba nyirasenge menye ngo umwana ari mwaya maboko aho niho ndi bwatahe mvuga ni urugero rwanzinduye nze kukureba mfite icyo nahanye mfite icyo utahanye ntabyo utangiye kumbwira ngo bayisa ngo bayande ngo bayiki ngo abagore sinzi tangiye kunyura abagore bafite cyo kibazo ubu niwe wanungira ubundi abagore bose ubunyurira hari n'umwe wari wanungira wenye bw'icyo cy'umwana we Fiston se wabyaye we waramutunze umutunga bihagije afite ageze n'uwo gutumwaho amazi kwera umwana yizana injerekani yakoga akajya ku ishuri akimesera aho yavuye ntabwo hazi ikibazo cyawe murazana ibintu byinshi ndi kukubaza ngo mama kuru mazima mbwira ngo umwana ari kwa nyirasenge cyangwa se ari kwa se wabo njyewe umwana yaraje yaragarutse hano uramubona ukimara kumwirukana nyuma yawe yaragarutse njyewe umwana yambwiye ko agiye kwa se ambwira yuko se babivuganye agiye kureba se kandi ikindi kugira ngo ndekure Fiston rwari nk'urusinga urabizi ibintu ngewe ibintu uvuga sinabihakanye kuza kundeba ahubwo ngewe ndashaka umwana wanjye kubera ko yambwiye yuko aje kwa se aje kureba se ntabwo naguhakaniye ko ataje
yaraje arahagera ariko umugore nashatse ntabwo yabashije ibyo umugore washatse arega ntabwo bindeba ahubwo ngiye icyo nshaka n'umwana wanjye ibyo umugore washatse uwo ni umugore wawe ngenda ndashaka umwana wanjye noneho ndebere naje kumubaza umwana wanjye nawe akambaza umwana wanjye waje kubaza iki ibaze njye yaciyemo hafi ukwezi wari ukumbwira ngo umugore washatse we yarambwiye ngo ngewe ndashaka data nje kureba data kandi mwarabonanye nakubwiye ko twarabonanye kubonana kwanjye nawe nabigusobanuriye nabwiye ngo yaraje pe turabonana ariko umugore nashatse kubyakira ko umwana aje kureba se sibyo ntabwo yabashije kugira kubyumva sibyo yarabyanze burundu aranambwira ati ahubwo reka ashaka no guhita apakira ashaka no guhita apakira imyenda ngo ahite yongera yigendera noneho njyewe keza mu ijambo keza mpita mvuga no kuyangura sasa mbura umwana ni mbura umugore nsigara n'umwana ahubwo Fisto mbabara tuzavugana ejo cyangwa ejo bundi dupanga ibyo Fisto wanjye ari hehe nyine ni kukubaza Fisto wanjye ari hehe noneho nyumvira ni na yacyo cyanzinduye kandi njye nshaka Fisto wanjye ndi kukubwira ni njyewe iyi minsi iciyemo umwana wanjye nta makuru mfite nta makuru ufite nta makuru mfite ahubwo ariko ufite amakuru y'umugore ufite amakuru y'umugore mwashaka umugore wawe yabura kandi tubana kwa mugani ese wabura amakuru y'umugore ute kandi tubana muri mwese nta muntu uzabona umwana ari njye ndashaka umwana wanjye nta kindi kintu nshaka sinkubeshye umwana yandaje ijoro burinda bucya mbwira ngo ndashaka data Mana ya Aburahamu na Isaka na Daniel na Yakobo sinabona ibyo mvuga wongeraho niya Daniel ibyo ndabyumva ariko nge kandi nge ndashaka umwana wanjye ngewe uri no kungora ndi kukubwira ngo kuba twarabonanye byavuye iwanjye ambwira yuko akeneye se nyumva neza icyo cyabaye yasanze ngiye mfite umugore sibyo kuba mfite umugore rero wakangahe se ngaho nyumvitanye ku mibare y'abagore mfite utanye kumaza imibare y'abagore mfite kandi tuzi kujyaho cyo kuyomenya amakuru ya Fisto ibyo abagore birakureba ntabwo byandeba nta n'icyo byandeba n'isi by'abagore bikubizanye ute ngamereza Fisto rero nicyo kintu nshaka kuko Fisto yaje aje kureba se sibyo umva se tubashe kubyumvikana ibi bintu ngiye nazinduwe no kuza kubaza amakuru y'umwana wanjye Fisto nawe ukamaza ngo Fisto kandi yaravuye iwanjye cyangwa no kumumisha ari mu nzu wagiye ukamureba inzu ntabwo irangaye nese wamaye mazima ukareka kuncisha hirya no hino ubu nazinduwe no kugira ngo ngewe nze ndebe iyo ngiyo utuye n'iki ngiye nazinduwe no kumenya amakuru y'umwana wanjye nta kintu yame nitaye hari ibindi cyangwa se uyanyime nabyo mbimenye umbwira ati simbizi nibihagire ni biki nazi se ni igisubizo cy'umwana wanjye nitaye nimba umwana yarambwiye ko ashaka se rega gushaka se n'itegeko nini hame urabyumva aho umubyeyi ava akagera none se nimba avuze ngo agiye gushaka se isa agasanga yashatse umugore umwe agasanga undi batandukanye ikibazo ni abagore cyangwa ikibazo n'umwana wanjye ikibazo n'umwana wawe ibyo binambana ikibazo aho keza ngiye mfite ikibazo ngiye ndamubaza umwana akambaza abagore ese ubundi uwo mwana waramukoye si birakure ubundi wabanje ukamenya ibyanjye na ubu waza ukambwira ngo mpereza Fisto nkahita muguhereza ni ihene se nawe wewe wimumereza bwo mu makuru ye cyangwa se kandi yaraje aje kukureba none se mama wase ni urumva ari cyo kibazo wabaza papa Fisto mu bintu byose ikibazo nabaza papa Fisto ni cyuko umwana yambwiye yuko agiye kureba papa wiwe papa we nawe akaba ari kuza ariko mbaza amakuru y'umwana we dore impamvu ngewe ari nabyo byanzinduye sibyo nuko nta makuru mu gihe yava mu rugo sibyo yava mu rugo yahavuye ajya hehe se ntabwo yambwiye yahagiye kandi ngewe umwana yarambwiye ko aje kureba papa we nkubwiye ko kubonana njye nawe twabonanye mwese ariko bitewe n'umugore mfite ibyo by'umugore ufite rero ntabwo bindeba ahubwo wowe ndashaka umva wimbwira ngo mbe ndetse ahubwo ngiye ndashaka kugira ngo mume umwana wanjye oya ndakumvamo iki ko umwana yavuye mu rugo ari kumbwira ngo ndashaka papa nkamuha uburenganzira ibyo uri kumbaza uransobanurira iki ahubwo wowe mbere yo kunsobanurira ndashaka Fisto kugira ngo ubone kunsobanurira kuko ndashaka umwana nabyaye kuko ni mu karakange nta soni ndi kukubwira ni kumbwira ngo washatse umugore oya kumbwira ngo washatse umugore nashatse umugore ibyo byo gushaka no kuvuga ngo iki utamereza umwana wanjye kare wo muha politike yo kugira ngo ambwire ngo ndashaka papa igihe twahereye nagukiza we mbwira ikibazo nuko nashatse cya kibazo ni Fisto ikibazo n'umwana wanjye gushaka nushaka uzashake umujyi wa Kigali wose uzawurangize
nta n'uwashaka n'u Burundi se nushaka uzashake na Tanzania ushake na Kenya ushake na Goma ugenda ugere na Nuza na Mugunga ariko uzashaka b'Ikigali ibyo nyine nago bindeba naguhaye ibyo uzagenda ushakamo ariko icyo nshaka n'umwana wanjye twabyaranye w'imfura wanjye none ngiye nkabona bira ugenda ngo narongoye karongorwa n'Inuza nari we kintu ngira ngo nkore ni kimwe icyo ngukora ni iki mama kuri ya Fisto kandi Fisto arambwiye ko ajaje iwawe none se mwese nari muyafite ngiye Fisto arambwiye ati ma waretse udatuma nsubira inyuma waretse papa kaza hano ndavuga ntabwo bishoboka nimba bidashoboka rero ngiye nsanze papa nyine ubwo nta makuru ya Fisto ariko mbere kumbwira ngo ndashaka papa urabizi bazo nahuye nabyo uyu nguyu niwe yamushyizemo imico mibi yo kugira ngo ashake se nta kuze ariko nyibwirisha ngo arashaka umwana wawe byoroshye muri make papa Fisto ntaguzaho umwana ari byo byanze ngo menye amakuru byakuzindiyemo iki se kandi ngiye nshaka umwana wanjye ndikubwira ngo nicyo cyanzinde ko yamenya amakuru y'umwana wanjye hari kwa muganga wamwishyure ni igiki muri byose wamwishyuriye papa Fisto ntaguzaho uburyo uneranye n'umwana igihe urutwararanyemo nagoranaga n'abagore bawe aho nararaga twaranaga hamwe ni ukuvuga ngo mwese nta n'umwuzi ahantu umwana ntaho nzi kuko nicyo cyanzine kumenya aho umwana ari wahamenya ute se mama wase nawe ntaho uzi cyangwa urahazi twararanaga n'umugore wawe watubwije urahazi cyangwa ntago nimba uhazi cyangwa tugashaka izinzira twanyura tukamenya aho umwana